So urebye niyo mpamvu nta kindi kintu kiba kibyihishe inyuma. Uri ndabizi ko uyu munsi utagenze neza. Nta kibazo Mike, nta kibazo rwose. Please reka tubanze tuvugane nubwo tubyibona. Tuvugane iki se? Nk'uko navugaga nyine uyu munsi ushobora kuba utakugendekeye neza. So nashaka gusaba imbabazi kubera ko nshobora kuba nabigizemo uruhare. Mike wese tweka kubivugaho. Boy, icyo navugaga ni ugusaba imbabazi, so ushobora kuzimpa ariko wumvishe nabyo bitakunyura nta kibazo utazimpaye. Ega nta mpamvu yari yo gusaba imbabazi kuko nta kintu wakoze kibi. Kandi Bon, biteze? Mariye. Wapa huko tugutegereje. Oya, mugiye kurya ngiye ntabwo mbishaka. Sibyo nakubwiye. Imana ngiye nabibonye kare ko afite ikibazo. Ako ntabwo uba wumva to. Rero ajya kurya nanjye ntabwo ndya. Kurancyuriza mu gitondo. Ncyuriza mu gitondo. Umukozi wazanye uzamuhembe. Cicika ari wowe. Ntukanshikishe naho ngana nawe. Bonsoir. Ese n'ubu ntabwo urashaka kumvugisha? Nesemaye, uragira ngo mvugishe iki koko n'ibintu wankoreye? So uracyandakariye kuva mu gitondo? Ako ntukijijishe. Ubu urarebye ubona ndi hano ugira ngo nabuze ahandi hantu ho kujya? Basi reka tuganire. Mbabarira ntabwo nzamurira kamera. Ese warize tukaganira nyine ku kibazo cyacu tukagikemura?
ndabizi ko uyu munsi utagenze neza. Nta kibazo Mike, nta kibazo rwose. Reka tubanze tuvuge naho gato byibura. Désolé ma fille. Fabrice ndamukunda sinzamwibagirwa pe. Fabrice yangiriye neza n'intwari nzahora mbivuga. Oya papa, ni ukuri mbabara ariko akomeza kubabara. Ihangane sibyo? Fabrice mbonye icyo mwitura. Nta kimwitura. Ese ubundi papa wakuje wenyine Fabrice wari hehe? Nyine byageze nimugoroba. Imodoka idupfiraho. Maze kudupfiraho kubw'impuhwe za Fabrice arambwira ati tereka ngutegera akamoto tugende ujye mu rugo. Tubona ngiye gusigara nkoresha imodoka nimara gukira. Genda mu rugo ndagusangayo. Se kumbe. Niyo mpamvu namuhamagaraga akanga kumfata. Yego. Mwana wanjye. Gusa wowe uzirikane ko Fabrice mukunda. Ko yangiriye neza. Ngiye kuryama ndumva naniwe. Mva mwana, uko kagasaza nakabuze? Fabrice bakubwira utambira ngo bla 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 bla. Vane ndabikubwiye mbisubiyemo wumve ngo nataye umutwe nanjye busindiho. Are ubwo se wumva yaba yagusize gute? Ndabizi se. Wumve ngo nsotse ahantu mu kabari twari turi, nsotse ngiye kohereza amafaranga Miranda. Ngarutse mbura umuntu. Hase akakanya umuntu twari turi kumwe arengeye. Ariko Fabrice se wambwira ngo ngiye nkunda kuba ndi kubindangare, nkunda kurangara. Ubwo se wadira zote twapanze zipfuye gutyo gusa. Kanyumvira nawe kandi ubwo se ibyo bizanye tuko ibyo byarangiye. Umva. Ahubwo nkupira ndabona mamagaye nkupira. Sawa. Allo? Bite shawa kana. Ako muze nkukoko ariko shawa uranyitiranye. Ubu nicaye kwa mafi ndatuje ndatenga amaye. Ko? Nguri kwa Nathalie. Ubu ngubu Nathalie namwemeje namubwiye ko imodoka yagupfiriyeho urangije untegera moto. Ako gaso nkuko uri mu biki? Barumbwiye uri mu biki ubwo ngubwo? Mva mubwire. Nathalie naguhamagara uhita umwaka amafaranga yo gukoresha imodoka. Ako agasaza no urakanyamanyanga. Sha uragakenya urakanyamadiro. Usko wabikoze? Cyane njye karagasyura kitwe n'amacumu. Aragasopura umunyamugi rwose. Yo.
yose. Ese ubwo tuvuge ko utari kunyumva? ese wambwiye se nkumva? Nshaka gusaba imbabazi. Nshaka gusaba imbabazi. Kuva ku wa kane ntabwo twari twavugana kandi nitwe tubamo hano twenyine. Ayi. Olive uramukunda? No. Olive ni umukozi wanjye. Ntabwo mukunda. None ibyo ngiye nibone ni ibiki? Gusanga uhoberana n'umuntu ukura mu biro byanyu. Olive yari afite ikibazo kimuremereye. Arakimbwira, mugira inama. Amarangamutima amaze kumurenga ari bwamubeye. Ako ntabwo bivuze ko ari ibintu dusanzwe dukora muri office buri munsi bira ni ukubera gusa amarangamutima. Urambabariye? So, urambabariye? Bazima telefone yawe hano. Kamanje urimo urankinisha kandi ntabwo ndimo nshaka kujya ku kazi. Okay, nutama telefone yawe ntabwo ndi bukubabarire. Nisi telefone yanjye ushaka wiki? Allo? Ese Nathalie? Wahora n'iki ko nawe n'ibizazane koko? Ntabwo byari byoroshye kabisa. Muri lodge hafi aho ngaho, hafi y'imodoka nyine ko ari yampfanye. Bakiri kuyikora. Ntabwo se ugira ngo hari ikintu mfite? Nta bushobozi kabisa, nta mafaranga yo kuyikoresha ntaki. Ko ari akayabura, banci 110. Sawa. Ubwo ari nyabona ndababwira. Tumze. Wamutse bose. Urebye ko nagushakaga. Nagushakaga gushaka kugira ngo umwe kudufaranga. Ko nafite muri minsi natwereje umugore. Ubu bose ntakomeze. Oya ntacyo ndaza kubikoraho nta kibazo. Ukoze urakaraba. Reka mbaze uriva ahubwo se arimo yaje? Yaje
ariko hari ibintu nashaka kukubwira. Muri iyi minsi rwose ndabona atishimye, sinzi ikibazo afite. Baba. Oya, hari ikibazo yari afite ariko ntagikemuye ntugire ikibazo. Wagize neza rwose. Naho ubundi se yaje ari mu biro rwose, ari no mu kazi. Sawa, reka nze mukubariza. Akazi keza. Yego nagose. Fani, umusaza yakoze umuti. Agasaza ni gakina. Sewe nura musaza murimo murapanga iki ntazi? Kutazi uko bimeze. Si ibintu yakoze? Do. Really? Ekora se. Siko wamaye. Gukina. Siko icecekeshejwe nk'aho hari ikibazo kiri. Mbabwiye Fabri. Nkeneye amafaranga. Uze? Shamani birisere nkeneye amafaranga pe kandi mfite ikibazo kinkomereye utanagikemeye ngo amafaranga ubanza nabyuka napfuye. Ko ngibonye amafaranga neza itugira ikibazo gikomeye cyane. Mani ngibonye amafaranga neza itugira ibibazo byinshi. None ngambwira ibyo ushaka kumbwira ndabizi rege imitwe yawe. Ako Fabri. Murangiye nashatse kuguteka umutwe wananira. Cyangwa ubona nsekana nawe ukagira ngo ndi mugenzi wawe. Nawe ukubisa umutwe wajya hariya neza ugahita uba umusazi ku muhanda. Cyakwereka abona atekeye imitwe ukuntu bangana. Kigomba kumenya ari kimwe rero. Uko aya mafaranga uko angana gutya. Gasopa agomba kubonaho 50%. Uko nayo tuyakesha. Umva mbwiye Fabri. Uriya mushenzi nta n'igiceri cy'icumi agomba kubona kuri aya mafaranga. Wowe iki? Nkeneye ko turi bumurye. Ntanabimenya ahubwo. Nakuzi ko uri gukina n'ikipe utazi. Umenye Gasopa utaramumenya. Kamureke. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kutaryama bihagije birimo guhitana ubuzima bw'abantu benshi mu bice by'isi bitandukanye. Gusa ubushakashatsi nanone bugaragaza ko kuryama igihe kinini ubuzima bushobora kuba ko ntaryama. mu bimenyetso by'indwara zitandukanye. Bonjour boss Mike, umukoresha mwiza. Sinakubwiye ko nakundi unyise boss. Ese nturi boss? Anyway. Umeze gute? Yewe se meze neza. Urabizi ko umusaza yambwiye ko ufite ikibazo. Umusaza? Yambwiye ko utameze neza mu birantumye. Yambwiye ko ntameze neza gute? Tubyihorere. Mike, njye meze neza nta kibazo mfite. Uri. Njye ndashaka ko tuganira kandi byimbutse. Hey. You alright? You alright? Papa a votre soif. Merci beaucoup, ma fille. Merci.
Se papa. Papa. We? Kutari warambwiye. Ubundi wari waragiye. Hey Fabrice. Bane none uranyirenza no kuri. Nari nkumbuye pizza. Bane no kuri pizza yawe nayibuze pe. Unguki? Ni kuri nazengurutse hano hose nta nagiye nayibuze. Ako Fabri wagiye ureka. Ubu se tuvuye ko wazengurutse supermarket zose muri Kigali ukabura pizza. Sende kubeshyera iki koko? Dore ye. Sugo Fabri uzi ko ngiye nkuyobewe. Ubu Fabri tubana nkuzi. Uri kumva? Ubu binza yose mfite nta kintu cy'umunzaniye. Ubwo subwo busamusabwa ubuzaniye. Havana no kumbwiye. Ubu nta n'icyantu ubu se ngiye nyobe ubugugu bwawe. Umuntu nta kintu kimwe cyamuvaho ntashobora kugurira umuntu ikintu kimwe ashaka. Buri nyama iyo nda yawe ntushaka kwigabanya. Reka tubane neza. Yo mbimenye sinari kwigana. Mbi imbere senye nawe ntese sema. Ese Mike, kumva nameze neza ndashaka gutaha njya mu rugo mu rushya. Ndumva nta mpamvu yatuma nkwa amarushya. And Gasana ngo bashaka gusubira ku ishuri. Hari ikibazo bantwariye? Ahubwo se wowe wakugeza mu rugo nawe. Njye nta kibazo ndikandika kukugora. Dore yamugeze mu rugo. Okay. Nta kibazo katujyana. Ikindi nashaka kukubwira, ndashaka umukozi wundi uzajya kugufasha akazi. Umukozi? Yeah. Urimo urakora akazi kenshi cyane kandi ukavunika, nshaka umukozi uzajya ugufasha. Oh, ariko hari umuntu nzi ushaka akazi. Sinzi niba namuhamagara mukavugana. Yeah, sure.